Kuri ubu urubyiruko rwinshi by'umwihariko abaciye mu ishuri bumvikana nk'abemeye noneho ko leta itababonera akazi uko bakabaye. Mu bitekerezo bya bamwe humvikana gushaka kwirwanaho. Urugero ni uw'Amahoro Claudine wo mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo. Akirangiza amashuri yisumbuye yahise akora umushinga muto w'ubuhinzi kuko yari azi neza ko bitamworohera kubona akazi ka leta. Narangije kwiga ndiharika mbasha kweza, ni kuvuga ngo ibibazo muye nabyo nkabasha kubikemura bitewe na wa musaruro nakuyemo. Ubwo ndi kugerageza uburyo nashakisha umushinga nakwikorera, kuko ntiwategereza ngo urabona akazi ka leta. Ubu kuri iki gihe ni ugukoresha imbaraga zawe. Nakuvuga ngo narize. Kuba hari urubyiruko rutagifite imyumvire yo gutega amaboko leta ntibivuze ko hatakigaragara abadafite ibyo bakora. Muri aba hari abavuga ko bafite ibitekerezo by'ibyo bakora ariko ngo bakabura aho bagaragariza ubumenyi bwabo no kububyaza umusaruro. Dufite ibitekerezo ariko ntago n'ubumenyi, ariko ntago dufite aho tugaragariza neza ubwo bumenyi ngo twisanzure tube twabona imishinga runaka dukoreramo. Urubyiruko rusaba leta ko kuri iyi nshuro noneho yakora ibishoboka byose kongera imbaraga mu gushyigikira imishinga minini y'urubyiruko ku buryo yagirira akamaro umubare munini wabo. Ikindi dushaka ko leta yadufasha no gukomeza gushyigikira urubyiruko rufite imishinga kugira ngo iterwe inkunga barufashe ndetse kwinononsera kugira ngo uretse kubagirira bo akamaro ubwo wowe wayikoze ariko igire n'ubandi benshi. Umushinga ushobora kuza ugahindura ubuzima bwanjye ugahindura n'ubuzima bwa benshi ukaba wahereza abandi benshi akazi. Inzego za leta zumvikana nk'iziteguye gushyira mu bikorwa ibisabwa n'urubyiruko. Ibi bigakorwa ariko igihe baba bibumbiye mu mashyirahamwe kandi bugakora imishinga ifatika. Muhongerwa Patrice ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Dupfa kubona urubyiruko rwishyize hamwe kumara igihe kanaka ibyo bakora tubona bifite umusaruro. Iyo dusanze rero bari bavuga bati tugize imbaraga twazamuka, tujya tubagenera ibishoro byo bita ibyo twise inyongeragishoro tukabibaha. Nk'uyu mwaka turangije w'ingengo y'imari twafashije amakoperative 12 y'urubyiruko tuyongera imbaraga mu bishoro bari bafite baraguka. Ubwo rero ni buhoro buhoro tugenda tubanza kureba n'urubyiruko rwizewe rufite imirimo igaragara ifatika ifitiye n'abaturage akamaro. Hari amakoperative y'urubyiruko yagiye ashingwa ariko nyuma y'iminsi mike cyane akaburirwa irengero. Ibi ngo bisubiza urudubi icyizere urubyiruko rugirira gahunda yo kwishyira hamwe. Ubwo umukuru w'igihugu yarahiriraga kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 7 iri imbere, yumvikanye ashyira imbere cyane gukorana n'urubyiruko. Ibi bishobora guca amarenga ko ahazaza h'urubyiruko rw'u Rwanda haba arahamahirwe. Tito Dusabirema, Royal TV.